think say they wise. You are a mumu man. Niko shakunde abantu uvuga bite byawe. Niso cyane bwana Randirodi. Wese bimeze neza. Va muri ibyo mbwiza ukuri. Irange mu rugo rimeze neza, inzu yanjye nta kibazo ifite. Bimeze neza cyane rwose inzu ni mutaraga ahubwo wowe abana bawe bameze neza. Ako wacondo urambaza abana banjye urabazi. Ndamucanutse ko mbona tugendereye se. Gira uti ndabagenduriye kuko ndi kuva iwanyu. Hoya si wagezeyo. Hoya nsanze igipangu gifunguye. Ahubwo nkubaza inkwavu zanjye zimeze neza. Cyane rwose zimeze neza ahubwo se kuderuka kuza kuzisura. Oya zipfa kuba zifite umushumbu uzikurikirana ntago ari ngombwa. Nanjye ndumva aricyo cy'ingenzi kabisa. Nizere ko umukoza kuri suku neza umwanda wazo utabanukira. Reka wanukira se umva byabahira koko. Bande hari abasha bawe wasize hari urumva badakoze amasuku naborohera. Yewe ndibutse ubundi se umwanda wakunukira ute umwanda unukira ingaragu. Wayi kuticara mu rugo niwirirwa ubunga mwikaritse nk'amacupa mu kabari. Kabiri furo angiza iryo jambo yite ngo apiriyave. Hakuna aho tukavye ntabu. Njya kubunga ndiro hombi. Yewe nitukaga yumwe wavuze ngo kuyobora ingaragu ni nko gutwara ibikeri mu ngorofani. Yavuze ukuri koko. Jero sindi igikeri ntawo ngwaye kandi sindi no mu ngorofani. Haya amezi yawe naga ari gushirasha. Ahubwo se zanashirugira ngo ane yose nta kirimo. Uti kingaro ukwa gatanu kuzarangira ejo bivuze ngo sigaye mana. Jewe ubwanjye miruka nkufitiye ku mwatanu yabaye ate. Hanyuma ejo bundi mukabari gusengerera indayo watekereza ko ari kwishyura kuyavana he. Utambwira ko bambwiye ngo nasengereye abantu nkabiyakana kumbe byarabaye. Tugusengera gusa no gusenga byajemo mbeka byeri. Barambwiye ariko ngo n'indaya zarimo. Warazinguriye nuko nifitiye umugeni nge ntari kubijamo. Naho ubu nta muntu tayiguriye rwose. None se wowe ufite umugeni cyangwa ni we mugeni mu bwonko? Akisuku wawe nyuma y'igipangu wabonye isanzwe. Apo ndaza kukureba tubinywere wenda ngaruza inzoga nakuguriye. Oya ahubwo wenda gusanga iwawe abaronzi kuguririra kubera ko nta mugore wazanye kandi turi kubinywera. Reka nihute muri gahunda naringiyemo ubwo naha ni mugoroba cyane rwose kasaho umuhanda mwiza. Izo mpamvu ndaziruka. None se ubundi warabimenye? Kanje byo kurongera kumukiriza polisi ahubwo byagenze. Urabizi nge sinjye shyigikira amafuti. Ubwo nsubisha ibyo kubajije. Hajya rumbajije. Cyo turi kuganira. Nyine ni igiki nyibutse. Hakwagabanyije umunyamerika ukashyira ubwenge kugiresha. Nta munyamerika urabizi umugore wanjye n'umurundi. Nyakurungwa mwibaswe ni gute wibagirwa ibintu byose ndikubaza ngo musiramu byagenze ute. Nibyo naringeze nkimugeza kuri polisi. Bahise bavuga ngo bigaragara n'uwe gisambo. None se narinjyanye igisambo ko narinjyanye umusambanyi. Ako polisi nawe yararwaye amaso. Atekereje umusambanyi ari umuntu ureba nk'ingoto. Mani waje utega amatwi ukabweshagura amaze kumva. Sorry. Polisi kimara kubona ko mwamufashe ku ngufu nyine byagenze ute. Asubundi wacyondiwe twarafatanyije. Hako filime wavuze finale yawe cyangwa kabyihorera. Nyine mwisilamu. Wacyondiwe uzira musiramu arivuze inshuro nyinshi uvuga nyiri byahantu byahereye wowe. Nyine polisi yahise imubaza ngo wamufashe ku ngufu. Birumvikana nk'abandi banyabyaha bose yahise Hoya ahubwo yahise yemera. Ndamukuze cyane rwose umuntu utagora inzego. Gira utahubwo nibwo kuzigora byari bitangiye. Gute kandi yamaze kwemera ko yamwifatiye ku ngufu. Nakubwiye ko yemeye ariko sinakubwiye ko yemeye kumufata ku ngufu. Nyine yemeye ibiki? Ibyo bari bamubajije. Bitari ugufata ku ngufu se sibe mwamukwarije. Ibyo yemeye nuko yitwa mwisilamu Jean Pierre. Nkaho amariko wasigaye ateye munsi y'ibirenge. Ahubwo we kuvuga nabi basigaye barabiguteyemo inshinge. Njyewe urakomeza gutinda ndigendera. Abo nayo itumiye inkuru nyirirwa na yancu umugongo. Ariko urayihetse kikwarike gusa. Mw'ijambo rimwe musiramu baramufunze cyangwa baramurekuye. Ubu tuvugana arafunze. 20 nakubuyaga katiwe. Cyane rwose wamenya 20 na ntara ya maramoda. 20 na n'umuntu wafashe ku ngufu. Yatanze ruswa kandi temewe. Hoya ahubwo ngo bapimye umwana ngo basanga ni muzima. None we bakurekuye gute? Ahubwo se nge bari kumfungira icyari cyanakoze. Icyawakoze no kujya kubesha polisi ngo musiramu yafashe umuntu ku ngufu. Arabishoboye. Erega naye namuketse kandi sinabura gutanga ikuru. Abana batazabahohotera. Polisi nawe yararushe ngendiyo. Nari kugufunga niyo sanswa yishyura. Wamagara polisi uyibesha ndafitiye amakuru bupfa kubabuza kubera ko wanga umuntu. Ariko uriya munyarwanda mwanga n'umu ex wanjye. Mbaza nkubaza karakana warababona cyangwa wari wabitekereje gusa. Ariko mani nge narabiboneye amufata ku ngufu aramutikura usibye yuko ngewe nahise nkanguka. Gusa warabirose. Ngo nareretswe gute nahise muranase mu gitondo mujyaye kwa muganga. Kabarokore ubwenge bwanyu kuri watiwe gatuma ko bafashe ku ngufu. None bwenge bwawe ni nk'uko umuntu uko wabote bitumyemo. Jesus. Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Kandi wasanga kujya guta tarahisha. Suko nawe uravuze cyangwa urasuza.
ugize iki madamu? Ntukanyasameho bana nkuko nkora mbikubwira nta maboko ugira. Mucyaka rukabuze n'icyo mu maselfie. Izo Facebook ziraguhera. Ariko njye nari nibereye ku karayivu ka Godfather. Kutigeze unaryama saa 9 z'ijoro ukiri maso umaze kugeza ngiye kuva mu gitondo. Wowe se aho wagendeye winjije angahe? Bitatu ni make? None se uretse ndabirumva yadahagije. Nyamara mugure menye usige umwitaye. Wowe iryo umumenya ari gutera umutima mubi. Nawe urya wika gutera ubwenge cyurara ku marayivu yinjiza iki? Hari washonje si gusa ko mbona ufite umushiya ku kazi barakwirukanye. Ntawe unyirukanya ahubwo shaka amafaranga yo kwishyura inkwavu z'abandi wariye. Karye mushipira ariko nazirengeye nyine. None waziteganya rero ko abivuganye? Nabonaga zigiye kwicwa n'inzara abantu. Arizo zigiye kwicwa n'inzara cyangwa ugiye kwicwa n'amere? Oya nabonaga ubuzima buri kuzirya kubera kwicwa n'inzara mpita nzihutishiriza urupfu. Nyine ibyo yari yabigutumye. Nese uramushumba wo kuzari yatumwe kuzicisha inzara. Akabyo birakureba mushumba we murakorana. Nabonaga yahembwa y'ubuntu wanyu. Hanyuma turazirya tuzazishyura. Nanjye ndimo. Akigiye washikuraga inyama kutaburanye gutyo. Nyamara ushanga inzu bayinyurukanemo. Gute se wambwiye ko bakuri mu amezi ane? Nyuma yuko turiye amatungo yabo urumva byose batagiye gutabikupa. Ubwo we baranagufunga. Banazirikana ko ntago nigeze mbaga. Ariko rwabazwe n'umufasha wawe. Fashwe iki nawe kunyisha uza no kunteza ibibazo. Shura vuze ngo ndi umutera bibazo. Ahubwo uri ibibazo ari wo. Nimba ndi ibibazo nawe uri ibigeragezo. Ngo iki? Ikigeragezo mbese nageragejwe no kwana n'ikintu kitagira ubwenge. Umva rubanda rungura. Ngemera narongo. Yewe nawe icyo ushigaje ni ukumoka. Abamenya nabyo barabiranje bari maze kubwagura ukikigaragara. Uburyo ukunda amenya amabira ntagari iby'abantu. Yewe mugende umugore wawe nimba ndimbwa nawe uri. Ubivuze ukuri ntabwo nari kujya mu kabari ngo mpandure umuntu utandukanye nawe kabisa. Ahubwo uranyibukije nimugwa turajyana muri karabu. Umva kandi urasazira none. Karabu kumara yiki? Nyine urumva DJ Nzisa niho ari bucurangire. Ntabwo nabyemera namaze kuvumbura umuntu uramukunda. Gute se kandi? Icyambere cyo nkumenya niwe mwari muri kumwe none yatangiye gucura washyizemo udupeti tubi. Ujya kumwasamira imbere nk'umuntu umukunda. Nese si inshuti yanjye kuva kera subizi. Ndabizi ariko sinongera kujyana nawe mu kabari. Nese ko ari buronshinga albume ntageze urumva atari ikibazo. Albume se kandi wararirimba. Kwa kundi DJ Khaled abikora nawe yashyizemo abahanzi arazisohora. Izo badije ndabizi bazirimo n'ibishebe. Wapi we harimo n'itandukanye we yashyizemo na gospel. Utambye. DJ soye gospel. Cyane rwose pesheri suzi ko nakijijwe koko n'inzoga ntago ndi buzimu. Ubwo no kwenya abahanzi ba gospel. Aho ngaho nta kibazo kabisa. Umva se ahubwo. Ndakeka rero waketse. Muri bande muragenzwa n'iki ko tutabamenye? Njye ni boss waho unyohereje niba nibeshye. Boss we ko nta gahunda dufitanye n'abandi bantu. Aha si kwa Ngaru. Cyane rwose ni uramushakira iki? Ntugashinyagure ndavuga ko nshaka aba boss ugatekereza Ngaru. Gute nta mutekereza se uramutunze? Ura n'umutindi mugenzi wanjye ntago namutekereza. Ni boss nyiri inzu. Agutumye iki? Inkwavu ze ngo nzimurebere. Igendere zimeze neza. Ndagenda nazirebye se. Noneho zirurahaza. Oya. Yuhazi rero nakubwiye ko zimeze neza. Nyereka nyine nanjye nirebere ngiye gutanga amakuru magazeho. Uyahagazeho kandi mbikwibwiriye wajyanye ibyo nkubwiye. Njyana ibyo mbwiwe kandi naje kwirebera. Ariko wa muhungu wese gusa ushaka ka munani. Nigashake kaba kacu binje kureba inkwavu z'abandi. Okay, ndumva watunaye reba ibiraro ngibiri. Sawa urakoze. Inkwavu ni ziriya cyahara ahandi hari izindi. Ako wagitsina cy'imbeba urajya nkubwiza inkoni. Se mada kuri kuvuga nawe. Kavuza umwirongi kwirimba ugiye gushyingura se. Aha, iyi ndaya ko numva inyihayira. Wansubije cyangwa ukabyihorera. Nimba utumvisha wasibye nakubwiye bihagije. Yambwiye ngo murebere inkwavu ze none mabonye rumwe. Ni rwo rwonyine. Hoyas, rurimo? Ese uri kumwe ngo nziremo hari utazi ko zirimo. Genda umubwire imibare y'izo wabonyemo nyine. Okay, sawa naribi. Yawe, gahunda mwe. Inkwavu zanjye se kandi. Ibi no mu byose ubyimenye. Ubyise mu mihogo ari wowe. Mbise namusa n'icyo waziriye njye ungeze nziteka. Mbese ibyo birandeba. Ukomeza uvuge cyane nakumva n'ibyo ubona igisobanuro. Ufite ibibazo umugabo ni urwana n'ibibazo by'urugo. Aha. Android. So. Ngaru. Ako mbere yuko uvuga benshi nizere ko biga ko inzu yanjye irimo amezi ane. Yego. Hanyuma inkwavu zanjye ziresha. Bagiye kuziragira. Karame. Ndababaza inkwavu zanjye ziri he? Mada, ko nagiye nzisigamo ziri he?
Nugusha uri umugore cyangwa uri umugabo ndi kubaza umugabo. Niyo nkunda kuba mpari ni umugore wasanye mu rugo. Niyo ugomba kumenya n'ibyo bikuntu byagenze nyine. Ubwo mubanye neza. Ni neza cyane. Madaho ubwo dusana ahantu zagiye. Ageze bamo. Sibamo. Batazibamo ngenda bizi. Ahubwo uyu munsi zagiye he? Kumwe zizo mu gitondo. Ngiye wampaye amafaranga. Durana. Uzi ibintu bigiye kubabaho. Nugushakaho ziri boss. Hoya nukuzinyishu. Ndakeka wibeshye zirishyirwa n'umushumba wazisigiye. Araziragira ariko nagazirirwa mwebwe muhirirwa mugomba kunsubona naho zagiye. Ariko se ninde nandi uri kuvuga? We n'umugabo wa mugore we. Ariko akagabo wanjye nawe turaziranye. Ntabwo umugore we. Umurenge wanjye nawe se warawitabiriye. Ubwo ndimo kukubaza ubusa. Wakagabo wanjye nawe tugiye kwesurana. Ubwira uyu wirirwa mu rugo ukabwira uko wajya gushaka urufaranga. Bambwa nawe nkuyame ntabwo ndi umugore wawe. Oya cyeke namaje kubibona ko cyangurishirije inkwavu. Inkomo y'Imana ntazo nigeze ngurisha. Ariko wa mugore uzi ukuntu inkwavu ziryoha. Reka wibivuga sho zizanyagwa zawe mu nopfo zari zifite. Jesus! Lo Seigneur Jésus bivuze ngo mwaraziriye. Iri sese Keremeni gari so dronye gari montagne kwa ntazo kwari. Oya cyekeka nakumvishura umuteka mutwe wa mugabo. Niko mada nk'umuntu usenga. Urakana ko mutaziriye. Kurugutura kumanya Mungu muzazo. Hanyuma tujya turya muri uru rugo. Pe katubyemere ko nta nyama mujya mujya. Iriya safari ni biki birimo. Kuko biheba ziya nizapfa. Kuko ntabwo twaba tuzirya ngo zipfe. Ntabwo byumva. Mugani mu bivuze ukuri nanjije bagura ukwavu rubangwa n'umuntu wize. Uravuga filime utazi n'uwayikinnye nagateye cyuma rimwe umugabo usanga zihiye. Zanga wumvishe urabona amafaranga yo kwishyura cyangwa nishakira ubundi buryo. Oya nta kibazo randiro ubundi buryo bushaka. Banga urongera kunsura umuneta ngo. Iyo piriya vuba tunyishura ameza yanjye naguhaye. Ayo meza ni kandi arengeye kuvunjamo inkwavu. Arakuroza inkwavu enye se zigura 100. Okay cyangwa izi nyashu wazibyaza umusaruro. Niyamese nigurisha. Nanjye ntago nagurishaga inkwavu zanyu. Hanyuma ndakumini nabiwaniremo. Urabyemerera? Oya inkwavu zaza zifite amezi ntago nazishyira ngo mbivemo urabyishyura. Magara DJ nzisanyi nanguze. Oya none naga amafaranga nyiyakeneye ubu ni kwa heri. Jesus! Mungu wa mutware we ndangije akazi kanzanye ngasubira mu rugo rwawe. Ndakesa inkwavu zawe ukawuziriyemo umuntu. Inalida. Paki ni ikintu.